torite ziharira. Ngiye kunyana none hagira umbona ari umuntu w'umubosi nkanjye. You will end up in my daughter. That's what I meant. I really meant what I'm saying. Umuntu mbonye hano yaba harenze. Reka ntago yaba hari. Ntago yaba harenze. Gusa ubundi ibintu ndi kumva binuka ni ibikira. Gusa ibyo bintu ntago biri kunuka nk'amabyira. Ubese amabyi ndi kumva. Na mabyi rwose nama. Jesu! Uraso umuntu ora ndi kurota cyangwa n'umuntu reka ndebe atari umuntu. Ubwo uri mubi nturi kuhanya, ubwo nturi kuhanya urahaneye manya agenda urabona umubuzi nawe njya urukunya mu ishyamba vuga ko ahubwo urahiriwe kubugeza ahangaha. Oh my days, you know more worry to you. Urahiriwe hano Jesu! Oh my days, you know more worry to you. mwereke boro vayo fata borokese boro cyabuye cyangwa urahaneye niki mubwire komeza ariko se niki urabizi wa mugabo cya gisase cyane haraguru bita Karori cyakindi Karori haraguru kuri rwa rupangu rw'icyatsi. Karori yanzi Karori ngambwira rero kuri Karori rero mubwire Karori uriya acuruza zahabu. Hari inuma yarajimira zahabu izo eshatu Jesu! zingana nk'aka gatwe kawe none rero iyo numa Jesu! yazimize zo zahabu nizo ndi kuvuga. Iyo numa yazimize dore irimo hano kandi yaravuze umuntu uzayibona inuma afite ducika umuntu uzayibona ngazamuha miliyoni zo eshanu. Jesu! Ahubwo reka nkwereke iyo numa itaducika mukuvuga izo miliyoni eshanu tukaba tuzihombe. None rero reka nshaka abandi bantu nka batatu baze bayidufashe kugira ngo iyi numa natwe fatana igenda nta kibazo. Iyo miliyoni natwe tubijya ubanguke ufate ibyo kwifata wenyine. Oya sana ntago mukira papa wanjye sawa fata kaka Jesu! Umuntu sinjijira kenjije ziragwira. Jesu! Kenjije ziragwira akandekera iyo numa habonye umuntu yizera usa ari kumva yansanga ahangaha kuko uko ntabona we nyigurisha iyo numa. Ahubwo se ntabwo namwizera rwose. Iyi numa ni ishira Karori arahitamo izo miliyoni eshanu zose kandi njyenyine nta muntu tugabanya ngagiye gushaka abandi. Dore igicucu Jesu! ngazingaransanga ahangaha ngo ndategereje mbese nkaho ndinjiye ntawe wacu wapfuye icyo bana. Ahubwo ngiye kuyishyira Karori ahitamo ayo mafaranga. Reka nze mbanze nyifata akaguru
idahita incika nkanabura byose kandi nari ndi guteka ko namuhemukira kanze nyifate ndagahera hehe ngo katancika ndagahera hehe nze nkafate neza utuguru nkafate ndagahera hera ndagahera he kumva se gashyushye kandi Yesu ase karatetse ngo mbimenye agashyushyera Karama diwe ndebe neza kari acyonje ko ngiye numvishe yuko ari kanze ndebe yuko ari yo we data we namabyi we nta cyarambwira nta kintu yasambwira ngo ubusini none yambwira Yesu arambwira nze gushaka iyo mbwa ndayivunagura umwanya intesheje ibintu nkoreye rwose reka nze mucire igitusi ndamwemeza ndi bumwemeze kuko umuntu nanjye ntago ari uwo bakinisha ndaje ndamwemeza rwose ntago yankinisha bigeze hariya umwanya ntesheje umva ndagihaye rwose sinaturiye bake ubu kiri kurwana na bya Yesu iriya si yambwa ndi kurebara nayica ariyo kanze ndebe Hola, iyi ni Mirabyo Studio, nizere ko iyi video yagushimishije. Kora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo dukomeze kubana. Ciao.